Reka dushimire Imana kuko Imana yatugiriye neza, yaduhaye umugisha mu bintu bitandukanye, yashoboje gahunda zitandukanye muri twebwe. Turabona inzu iri mu gipangu, inzu nini, inzu yiyungirije, ubusitani bwiza. Ibi byose nibyo Imana yadukoresheje, kandi ibyo duhora tuvuga tuti Imana icyo yaturemeye ni ukugira ngo tugire icyo umusanzu wacu natwe dutanga aho turi, mu bavandimwe, mu nshuti, mu muryango, tugire ikimenyetso cyiza. Imana rero yaradufashije muri iyi myaka 2 iradushoboza igikorwa nk'iki ngiki. Biragaragara ko kiri ku musozo. Si cyo gusa kuko hari igitekerezo cyatujemo cyangwa iyerekwa rivuga ngo twongere imibereho. Mu mibereho hari gutura ahantu heza, mu mibereho hari kwiyegereza ibikorwa remezo, kugerageza tugatanga umusanzu wacu mu bikorwa bitandukanye aho turi, cyangwa se ahari inshuti, ahari abavandimwe, tukabafasha, tukabereka ko aho turi tutasinziriye gusa, ahubwo nabo bakatwibonamo mu busabane. Niyo mpamvu igikorwa nk'iki ngiki kiba kigaragara kugira ngo kitwongeremo imbaraga mu minsi iri imbere, turusheho gukora ibikwiriye. Aha ngaha tuba turi mu ntangiriro. Ndabona rwose amazu agomba akorerwamo ibikorwa byinjiza amafaranga, bifite amazi, abasha kuzigama amazi mu bigega. Usanga n'abakozi bahakora babasha gukora isuku, bagafura rwose imyenda yabo, bagakora bakeye bameze neza, ibikorwa bibegereye, kandi tukabasha no gufata neza amazi ntihagire ibyo twonona cyangwa se ngo twangirize abaturanyi. Rero turashimira Imana cyane. Haba hatanzwe amafaranga menshi, ariko ikiruta byose Imana yaradushoboje. Turakora, tukora ibikorwa remezo. Niyo mpamvu turishima dufatanije n'umuryango wose. Ndabona rwose irangi ni ryiza. Aha ngaha abantu bazajya bahicara mu mahumbezi, baruhuke, baganire. Abashaka gukora akanama bajya batwandikira ku rubuga rwacu rwa twongerimibereho.com bakatumenyesha. Si icyo gusa kuko turafite ubworozi bwa kijyambere. Abantu bifuza gutangira imishinga badusura, tukaberekera ukuntu abantu bahera ku bisanzwe bakiteza imbere, bakazamuka, bakubaka ibiraro bya kijyambere, bakahingira amatungo ibyo kurya. Abantu twari tumenyereye ko abantu bahinga ibyo kurya gusa, ariko tukwiye kugira n'umuco mwiza kugira ngo tumenye ko amatungo nayo aba akeneye ibyo kurya byuje intungamubiri. Tworora inka, tukorora ingurube. Ibyo byose ni ibintu bidufasha mu kwihaza muri ya mibereho myiza dushaka, haba mu byo kurya, haba mu byo kunywa. Icyo Imana idushakaho ni ukugira ngo dutungwe n'ibikomoka mu byo dukora. Natwe niyo mpamvu tudasigara inyuma mu majyambere, tugahinga, tukorora, tukabasha kwigwizaho ibyo umubiri ukeneye. Hano umuntu uzadukurikirana kuri no video
Urabona ibiraro, mu mwanya turaza kwinjira mu biraro turebe amatungo arimo. Harimo amatungo rwose meza, afite abayitayeho. Iki ni ikiraro gishyashya kigiye kuzamuka kuko amatungo yiyongera umunsi ku wundi. Aho niho n'aho izicutse zihitira. Iyo ni depo y'ibyo kurya byazo. Ikintu cyose mbega kikagira umwanya wacyo. Ndashimira cyane abitangira uyu murimo budasiba amanywa nijoro, badasinzira, bataruhuka, bahora batekereza guhanga agashya no kubyaza umusaruro bike dufite. Shimira cyane Aphrodis yitanga atizigamye, akora amanywa nijoro. Aphrodis arakora kabisa atitaye ku masaha. Imvura ntiyimukanga, izuba ntirimukanga, inzara ntimuca intege. Akora akitanga. Umusaruro we ngira ngo uragaragara, kandi ibi byose bikorwa hafi ya byose abifitemo ukuboko gukomeye. Tugashimira na manager Tise, muramubona n'uwo wambaye umupira utukura. Ubona ko ageze mu matungo ya kijyambere. Abantu bazakurikirana runo rubuga bazabona ko dufite amatungo ya kijyambere. Aphrodis rero ubana nayo rwose wiyemeje, urabona ko ari kuyegera yereka buri wese n'inka za kijyambere, kandi ibiraro biracyubakwa kuko zitarinjiramo. Manager ari kugumya atutembereza twereka aho muri twongera imibereho tugeze, tubasha guteza imbere ubworozi. By'umwihariko burya abantu bose bakunda akaboga, kugira ngo n'ako kaboga kagere ku bantu. Aphrodis rero nawe witangiye rwose imirimo, ntatinya kugenda, haba hagoye, haba hari amahwa, haba hari amabuye, aho ntatinya gucigatira isuka rwose, agahinga ibigori, amatungo akabona ibigori, agahinga amateke, agahinga imigozi. Ibyo byose bikamererwa neza. Rero urabona bari gutambagiza manager amwereka aho turingira. Murabona iriya modoka itambutse hariya ni kuri kaburimbo, duhana urubibi na kaburimbo. Uyu nawe ni umugisha kugira ngo umuntu abone ahantu akorera umushinga w'ubworozi hafi y'umuhanda, aho bitazajya bigorana kuzana ibyo kurya by'amatungo, cyangwa se n'abaje kugura bakaba bagira imbogamizi zo kuhagera. Imodoka iraza ikakugeza ku biraro nta kibazo na kimwe kibayeho. Murabona rero manager ari kugenda ajya inama na Aphrodis. Manager Tise Isidore arajya inama na Aphrodis. Barimo baritegereza neza ubworozi bw'ingurube za rajuwayite bafite. Bari gutekereza baganira ukuntu bagomba kuzibyaza umusaruro zikiyongera kurushaho. Biragaragara ko rwose utemberanye natwe hano mu kiraro hari amatungo ameze neza. Ingurube zimeze neza, ingurube zitonda, ingurube zibyara uko umuntu abyifuza, kandi twese nicyo dushaka, kugira ngo ingurube, abantu benshi bajya bagira ubwoba ingurube zirya byinshi, ariko ntabwo ariko birahubwo. Ingurube niryo tungo rishobora kungura vuba rikazana amafaranga vuba, kandi ku bantu bakunda akaboga, kuba kazi nk'akabenzi, nizihutisha gutanga imboga rwose. Hari ijambo abantu bakunda kuvuga ngo ntibadahana. Hano harigaragara kuko yagize ikibazo cy'uburwayi,
ariko ndabona manager na Aphrodis bari kuganira buryo ki veterineri agomba guhita ko ayivura vuba na bwangu. Kiraro rero murabona manager arimo aradutembereza twereka ukuntu umushinga wiyongera umunsi ku wundi, ko ntawe ushobora guhorera amaboko ngo avuge ngo yabuze icyo akora, kandi ushobora guhera ku ngurube imwe umwaka ugashira uri mu ngurube 30. Icyo ni ikintu gikomeye cyiza cyo ku bworozi bw'ingurube. Rero umuntu waba akigisha umutima impaka cyangwa se atasobanukirwa n'iby'ubutunzi bw'ingurube, niyegere hariya manager tiyise amusobanure, cyangwa se wandike ku rubuga rwa twongeremibereho.com. yo ugiye ku rubuga nkoranyambaga ukandika twongeremibereho.com uhita kubona ibikorwa byacu ukuntu bitera imbere, ukuntu usaba n'igihe cyo kudusura, yewe washaka n'icyororo ukatwandikira tukabiganira, kugaragaza ukuntu rwose ibigori byahawe ifumbire ikomotse mu matungo, ikigori kiba kiremereye. Turabashimiye rero kubera ko mwadukurikiye, turabashimiye naho ubutaha, murakoze. Sevia, come. Gihagaritse. Nagomba gukora. Stop.